breaking news again, biravugwa ko ibyahishwa abanyabwenge byahishuriwe abaswa. Iyi nkuru nayikoze hashize umunsi ngarutse none aha mukanya muri 17 nkora inkuru mvuga ngo ejo nabagejejeho inkuru ya Semuhungu mu byahishwa abanyabwenge byahishuriwe abaswa. Turi kujyana murimo kureba ahangaha nuza kwitegereza dore igihe bakoreye inkuru bayikoze nona. Mureke tuyisomane. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje rwataye muri yombi Eric Semuhungu gusa ibyo akekwaho ntibyatangajwe kuko byabangamira iperereza. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri yabwiye igihe ati nibyo koko Eric Semuhungu yarafashwe, icyakora kugira ngo bitabangamira iperereza nta byinshi twatangaza. Ibyo iperereza ry'ibanze rizagaragaza tuzabatangariza. Semuhungu yafashwe tariki ya 9 Mata 2026 afungiye kuri station ya polisi station ya RIB ya Kimironko. Yamenyekanye cyane muri 2016 biturutse ku mafoto ye yagiye hanze agaragaza ko akundana n'umugabo mugenzi we. Yaje kongera kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga kuwa mbere Mata 2024 ubwo yagezwaga mu Rwanda na Amerika kubera ibyaha yakoreye bitandukanye birimo gusambanya abana. Hey! Umva tugende gakeya. Are we together? Muri kunyumva? Ejo nahamagaye munyumve neza cyane. Godfather. Memeretse katonzi. Mwakumazi uruhugi Godfather. Kunywa kwenye maji. Soma kumazi. Listen to me, my people. Listen to me. Ukuvuga ngo hey! RIB hano ngo RIB ntabwo bivuze ngo ntabwo ari umuvuduko. RIB itegereje iperereza ry'ibanze. Tugende gatoya. Uyu munsi turi tariki 11. Hello? Uyu munsi turi tariki 11. RIB yamufashe ryari? Ndapfuye Godfather. Bazimu ashi. RIB yamufashe tariki 9. Imumaranye iminsi 2. Hey! None iracyari mu iperereza ry'ibanze. Uti urucira mu kaso rugatwara nyoko ubwo nyoko azahinduka mama rutware nyoko kubitwe n'inkuba. niba dukira ubwo no kuvuga ngo ahangaha nyoko azahinduka mama
rubanze ruhitane nyoko kwitwa nyoko so twumvikane tugenda gake baki ejo nkora inkuru cyane ngo ndagaswingingira ndagaswibare tugende gatoya rero nukuvuga ngo Godfather nuko turi muri ibi bihe ntashobora guturika turi muri ibi bihe ntashobora kubwanuka ejo ku masaha nk'aya masaha ejo naje hano bitewe nubwo ntabwo ndibuze kugira ntabwo ndimutekereza ko ndibuze kubaha inkuru tomorrow mwihangane kuko iyi nkuru nzayivuga neza ku wa kabiri ngiyewe ejo umuntu yarampamagaye ati Godfather you know what is going on ndamubwira habaye iki arambwira turi kuvugana hano Kicukiro bigenze bite arambwira ati shyano rikisa umurizo ndavuga ni dupfuye arambwira ati ntabwo apfuye kabiri ndavuga bigenze bite amagarana hariya so twumvikane abantu muri aha ngaha ntabwo nshaka kugira ngo muryoherwe n'inkuru cyane ngo bagirwe ibihe turimo niyo mpamvu iyi nkuru ntari buze kuyirambura kuko we still have turacyafite kwifata hari byo ntabwo turi muri showbiz ariko inkuru nk'iyi ngiyi breaking news niyo mpamvu igihe kiba cyayanditse ntabwo njya kure y'imirongo ya gahunda ya leta niyo mpamvu ububona mbona ngenda sindambure ngo ndenze ku nkuru yatangajwe n'ikinyamakuru igihe impamvu nta yindi so ntabwo ubuzima nibyo ntabwo ubuzima tuba twabandonye ntabwo iyi ari imyidagaduro listen to me ntabwo iyi ari imyidagaduro hatagira undi uje gukora nk'ibi kuko nk'abantu n'akazi dukora tuba tugomba gutanga headline y'amakuru ibiriho urimo kumva kuko ikinyamakuru kiba cyanditse hanyuma tugasubira muri gahunda ntabwo tuba twiraye ibyo mugomba kubisobanukirwa mukanabimenya nta kwirara kuba kurimo niyo mpamvu mbabwira ngo iyi nkuru mu buryo bwa nyabwo ejo nayibabwiyeho murabona ukuntu ejo nawe nayibabwiye let me tell you something iyi nkuru kuva ku munota wa mbere kuva ibaye ejo mpamagara Zinda ngahamagara inshuti za Eric zose ejo amakuru y'iyi nkuru amakuru kuri iyi nkuru yose ndayafite nyumva neza cyane amakuru yose kuri iyi nkuru Godfather ndayafite ariko nkuko nababwiye ejo ibintu byose bigira agaciro n'inkuru ikagira agaciro bitewe naho uyivugiye n'igihe uyivugiye ejo niyo mpamvu nababwiye ngo Eric yaba arihe impamvu nababwiye ejo ngo Eric yaba arihe ntabwo ari uko ntari nzi aho ari nari nzi ahantu ari ariko Godfather uburyo nkoramo inkuru no gutanga breaking news mugomba kumenya ninjya mvuga ikintu mujye mwumva ninjya mvuga mujye mwumva kabiri bizabafasha kumenya uburyo baherezamo breaking news nobody knows ntabwo nibazaga umva iki uyu nguyu ushizemo buje ebyiri mu mugoroke wekeye shyiramo buji imwe ntabwo wemerewe gushyiramo buji ebyiri sinzi niba ubikoze ubishaka cyangwa ari ubujiji ariko ntabwo wemerewe gushyiramo buji zirenze imwe thank you so much kuba utazongera kubikora kuko gushyiramo buje ebyiri bifite ikindi bisobanuye kitari cyiza ntuzongere urumva so hagati aho impamvu abantu mureke kuzamuka ntabwo tugiye kubigira ikiganiro inkuru rero irambuye ya Semuhungu n'ibijya mbere tuzayivugaho umusibo kuwa mbere tariki 14 tuve muri ibi bihe turimo ugira ubujajwa niwe utahiye reka nkuboroke ubwo nzatahirwa ari uko maze kugushingura gapfe uhagaze cyangwa upfunuka ntimuzaze kuntera iseseme urukumva wagitumbiko ngiye ntazajye muza kuntera iseseme hano stupid people ubwo nta kibazo ubwo ndakutumuye nta kibazo ubwo ahangaho urukumva ko bibaye fresh ubwo nzatahirwa gusangayo wamugwaga gasiwe urimo kumva ntimuzaze kuntera iseseme ntabwo mufite umwanya wo kuza kumva ubwo gorye bukanye kumanena zako so niki kijya mbere byagenze gute
Eric yaba yanyweye yasinze, yari afite umuvuduko mwinshi. Eric afungiwe iki? Allahu Akbar. Ahangaha rero hahita hakurikiraho iki? Igikurikiraho hano icyo Godfather mpita nkora, ndababwira ngo duhure le 14 mbakubita inkuru irambuye, kuko n'igihe bavuze ko batahawe amakuru ya nyayo icyafungishijwe Eric Semuhungu, ni ukuvuga ngo n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo ari hano kuri station ngo ari hano iwacu kuri station ya Kimironko. No, listen to me, ntabwo ninjya nkora inkuru nk'icyaho kuza gutangaza amakuru nk'aya ngakora nka kotinga igihe kiba gitangaje inkuru kuri aya masaha. By the way, nkwibutse ko niyo mpamvu ubona mu gihe n'ibindi binyamakuru bandika nyuma ya saa, muri iyi minsi turimo bandika cyangwa batangira imirimo nyuma ya saa 8, niko gahunda ibiteye. So ntega amatwi nyuve, reka mbasabe duhure kuri tariki 14 mwumva amakuru y'imvaho. This is Godfather. Mugere mu mutima wanyu musigare mwibaza ngo habaye iki. See you, have a good day. Ahantu nabaza ngo Semuhungu ari ejo nari mpazi, ariko ntabwo ngiye n'urwego rwari rumufite kugira ngo kubatangariza aho ari. Icyo nagombaga gukora ko ari ukwibaza, kuko namwe muri kwibaza ubwo bamaze kuhatubwira, nagombaga kubabwira ko namaze kumenya ahantu ari umuvandimwe. Turasigara twibaza kubera ikariho ari. Niba duhaye amakuru iri kunusuranusura, ntabwo duhaye amakuru arambuye. Batubwiye ko bamufite, barakoze cyane, ariko ntabwo batubwiye impamvu bamufite. Amakuru aracyari pending. Uzi impamvu banze kubitangaza? Ni iyi minsi n'ibihe turimo, bazabitangaza umusibo tariki 23. Ngiye kubasaba ikintu kimwe, Banyarwandakazi, Janine wiseka, ntabwo turi mu bihe byo guseka. Mabaruvana muri izo emoji zawe, uko byagenda kose ntabwo turi mu bihe byo guseka. S'il te plaît, gerageza amarangamutima yawe uyahishe, ureke tumanze tuve muri ibi bihe turimo. Ndangize mbabwira ngo uko twabikora kose, uko byagenda kose, ntimwibagirwe ko ibihe turimo ni ibi. Please, niyo mpamvu ntanze headline yonyine. Namara gutanga headline nkababwira ngo twongere dusubire kuri gahunda n'umurongo turimo. Gahunda ni ukwibuka twiyubaka, dukomeze abavandimwe, dukomerane nabo, dukomere cyane. Hanyuma mbasabe gukomeza kugira indangagaciro nk'izo dufashe muri iki gihe. Nashimira abantu bakoresha izi platform kuba harabayeho kugerageza. Mu nyemerere iyi minsi 3 isigaye tuyikuremo gitwari, tuyomo nk'imfura nk'uko twabigenjeje. Hanyuma ejo bundi le 14 tuzasubira muri gahunda twari turimo, tuzasubira kuri gahunda yacu yo gukomeza twibuka, dukomeza mu minsi 100 aho tuzakomeza kwibuka abacu bazize uko bari. Mbasabe nanabashimira ko we gonna keep in touch, mukomeze kwibuka mwiyubaka, nanabakomeza umwete n'umuhati mwakomeje kugaragaza muri iki cyumweru. Mwanyeretse ko muri imfura kandi mufite u Rwanda ku mutima na gahunda za leta muzubahiriza. Ndabashimiye, ndabakunda, batinya kubi. Kuri tariki 14 ubwo na stay together mwese mwandikemo ijambo twibuke twiyubaka.